Umunsi udasanzwe kandi ni umunsi mwiza nk'itorero ndetse n'ababyeyi hamwe n'abana ndetse n'abarezi babo, kuko uyu munsi aribwo dusojeho icyumweru cyacu, nubwo kurera bihoraho ariko nk'itorero twari twashyizeho icyumweru cyiza cy'uburezi muri gahunda nyinshi z'itorero, nk'uko dufite ingingo nyinshi tugenderaho ariko n'iy'uburezi nayo ikaba ari imwe muri izo. Uyu munsi rero ni ibyishimo dushimishijwe n'Imana ko iki cyumweru muri rusange cyagenze neza. Nagira ngo mumfashe twishime kandi dushime n'Imana. Ntabwo ndi buvuge byinshi. Impamvu ntavuga byinshi ni uko ubutumwa nari gutanga aba bana nibwo bamaze kuduha. Mu by'ukuri badukiniye umukino mwiza ugaragaza ubuzima bwose, bwabo bwo mu miryango duturukamo, bwabo bwo ku ishuri, ndetse bwaba n'ubw'abana cyangwa se abanyeshuri bacu turera. Impamvu twashyizeho iki cyumweru cy'uburezi mu bigo byose bya UEBR ni ukugira ngo nk'abarezi, nk'itorero, nk'abana, twese turajwe inshinga n'uburezi, kandi uburezi bufite ireme, kandi uburezi bwa gikristo. Twicare twese dutekereze mu nshingano zacu nk'ubuyobozi bw'itorero, dutekereze mu nshingano zacu nk'ubuyobozi bw'ibigo, abarezi, kandi twongere dufate umwanya nk'abana, abigishwa, abanyeshuri bacu, twibaze ngo uburezi bwacu bumeze gute, uburezi bwacu turi kuva hehe, uburezi bwacu turi kwerekeza he. Insanganyamatsiko nk'uko mwagize umwanya wo kwiganirizwaho ivuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza akirimo. Ni insanganyamatsiko nziza umuntu wese mu ruhare rwe abona icyo akwiriye gukora. Icyo twifuza nk'ubuyobozi, icyo twifuza nk'itorero, ni uko twese mu nshingano zacu dukwiriye kuzikora neza, hanyuma uburezi bwacu bugatera imbere. Ibi biradusaba iki? Biradusaba kumenya inshingano zacu nk'itorero, tukamenya inshingano zacu nk'ubuyobozi bw'ishuri, tukamenya n'inshingano zacu nk'abana cyangwa abanyeshuri. Ikizatuma tugera ku burezi bwiza twifuza nuko twese dusenyera umugozi umwe, tugashyira hamwe, tukagira icyerekezo kimwe kandi kituganisha heza. Kumenyereza umwana inzira nziza akwiriye kunyuramo ni inshingano zacu nk'itorero, ni inshingano zacu nk'ababyeyi, ni inshingano zacu nk'abarezi. Mufite iminsi, mufite uwo murimo wo kurera abana, kandi ni inshingano zacu twese n'abafatanyabikorwa bacu, tubifatijemo n'inzego bwite za leta. Twifuza ko umwana wacu urererwa mu bigo byacu agomba kuba afite itandukaniro rinini cyane rigaragara, haba mu buryo bw'imyigire ndetse no mu buryo bw'imyifatire, turavuga umuco, ndetse kandi no mu buryo bwa gikristo. Ntabwo nzi nimba bajya babibabwira, ariko iki ni ikigo gifite amateka maremare, kandi ni ikigo cyubatse uburezi bufite ireme, ku buryo mu gihugu hose aho tugeze duterwa ishema no kubona bamwe mu bayobozi bakomeye baranyuze muri iki kigo. Ntabwo ari iki gusa, n'ibindi
nagira ngo mbabwire ko na meya turi kumwe hano yanyuze mu kigo cyacu cya groupe scolaire Bigugu. Uyu munsi ni umugisha kandi ni umunezero, kuko nibura hari umusanzu nk'itorero ryabashije gutanga mu kugira ngo abantu banyura muri ibi bigo byose bazaba abagabo bakomeye. Icyo twifuza rero kandi dushyizeho umutima ni ugukomeza gushyiramo imbaraga mu burezi bwacu, mu bushobozi dufite, mu bwenge Imana yaduhaye, tukabihuza byose. Abana barererwa mu bigo byacu bagahabwa impamba izabafasha kwibeshaho mu minsi yabo iri imbere, kugira ngo bazarusheho kugira ubuzima bwiza. Buriya ndatekereza ko mwese mwashimishijwe n'inkuru ya Jiriye, kuba umuntu ashobora gutekereza agahimba ikintu mu gihugu cyose akaba ari ubu wa mbere, akaba bikesha uburezi n'ubumenyi yakuye mu kigo cya Kibatista. Yababwiye ko yize hano imyaka 6. Birashoboka ko namwe harimwo abaziga imyaka 6 cyangwa se bakigamwo imyaka 3, ariko ibi ngibi ni ishema ku barezi, ni ishema ku itorero, kuko icyo twifuza ni uko wa mwana agomba kurererwa mu nzira nziza, akazayikuriramo kandi akazarinda asaza akiyirimo. Niba umuntu avuga ngo narigaga nkahabwa ubumenyi n'abarezi batandukanye nkabukurikiza ariko nkongeraho gusenga, mu by'ukuri hari itandukaniro ry'umunyeshuri wahawe uburere ariko ntahabwe n'inyigisho z'iyobokamana. Usanga no hanze uburyo yitwara bitandukanye, kubera yuko ubumenyi ni kimwe ariko n'iyobokamana ni ikindi gishimangira kandi kidufasha kubaho muri iyi si, tukayibaho tumeze neza, dutekanye, dufite byose, ariko n'Imana itwishimira. Ntacyo twaba turimo dukora turamutse duhabwa ubumenyi dukura hano gusa tugaharanira kuba ba mbere no kugira ngo tuzagira akazi keza, ariko nta discipline twahawe n'ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko wahabwa discipline n'ababyeyi, ariko burya ijambo ry'Imana riduha discipline irenze kuyo ababyeyi bashobora kuduha, irenze kuyo abarezi bashobora kuduha, kubera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Niyo mpamvu rero twahisemo iriya ntego iri mu Migani ibice 22 umurongo wa 6 ivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, kubera yuko tuzi neza ko azarinda asaza iyo nzira atarayivamo. Barezi rero muri hano, namwe bayobozi bapasoro, namwe babyeyi muri hano, dufite inshingano zikomeye, inshingano zitoroshye, kandi ariko ni umugisha twahawe wo guhabwa aba bana bacu. Bari mu biganza byacu ngo tubarere, bari mu biganza byacu ngo tubatoze indangagaciro z'Abanyarwanda, ngo tubatoze indangagaciro z'abana b'Imana, babashe kwiga neza kugira ngo mu minsi iri imbere bazabashe kwibeshaho. Uyu rero ni umwanya tugomba guha agaciro wo kugira ngo twongere twisuzume, twibaze ngo mu nshingano zacu turimo turazikora gute, aba bana dufite turabaha ubumenyi bumeze gute, ese turabaha ubumenyi bwo mu ishuri bwonyine gusa, ntitubahe ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, cyangwa turabaha ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ubwo mu ishuri tukabyihorera? Byose biruzuzanya kandi byose ni ngombwa. Ni inshingano zacu rero nk'abarezi, ni inshingano zacu nk'abapasoro muri hano, ni inshingano zacu nk'ubuyobozi bw'inzego bwite za leta, kugira ngo dufatikanye aba bana bacu babashe kuzagira ubuzima bwiza mu minsi iri imbere. Kandi bizadushimisha kugira umuryango mwiza wubakiye kuri Kristo, ufite n'ubumenyi bufasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bana bacu rero,
ntimubone imirimo yose twayihagaritse, bamwe bafashe ingendo zitoroshye bakava mu turere dutandukanye baje hano, ngo mugire ngo baje gusa kugira ngo baseke, barebe ibyo mukina, barebe nuko bimeze, nuko mumeze, barebe nuko ikigo giteye. Ntabwo ari icyo cyatuzanye hano. Twaje kubereka yuko tubakunda, twaje kubereka yuko tubafite ku mutima, twaje kubereka yuko muri abana bacu, twaje kubereka yuko turajwe inshinga n'iterambere ryanyu. Ibi rero birabasaba iki? Birasaba kuduha agaciro. Mugaha agaciro abarezi banyu, mugaha agaciro inzego z'itorero, ababana namwe umunsi ku munsi, kubera yuko bahari kugira ngo babafashe kuzayoboka ya nzira nziza izabafasha kuzagera mu zabukuru mutaricuza, kuzagera mu zabukuru mumeze neza, kuzagera mu zabukuru mudafite iminkanyari mwatewe n'ibibazo, mudafite iminkanyari mwatewe n'imibereho mibi, mudafite iminkanyari mwatewe n'uburezi bubi mwahawe, ahubwo mufite isura nziza kandi mugikomeye, bityo muzubake ubuzima bwanyu bushingiye ku bumenyi mwahawe, ariko kandi bushingiye no kuri Kristo. Ibyo tubikora kugira ngo n'abazabakomokaho nabo bazagire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero twaje hano, nta kindi cyatuzanye, ni ukugira ngo tubereke yuko tubakunze, tubafite ku mutima, tubitayeho kandi tubifuriza ibyiza byose. Hari icyo tubasaba rero. Ikintu cya mbere tubasaba nuko mubanza mukihesha agaciro. Kwihesha agaciro ni ijambo twese dusanzwe tuzi, ariko ni ijambo rikomeye. Kwihesha agaciro nibyo bizatuma tubasha kuyoboka ya nzira nziza twatojwe, nibyo bizatuma tubasha kugera mu cyerekezo cyiza itorero ryifuza. Kwihesha agaciro nibyo bizatuma mugera kuri viziyo, ku cyerekezo cyiza igihugu kibifuzaho. Birabasaba iki? Muko kwihesha agaciro, icya mbere nuko murangwa n'umurava, mukarangwa no gukunda umurimo. Gukunda umurimo wanyu ni ukwiga, nicyo cyabazanye hano. Niwo murimo mufite, ntabwo muhinga, ntimukora kandi kazi, ntimukora mu nzego za leta, ntimunikorera. Umurimo mufite hano ni umurimo wo kwiga. Kwiga nimubikora neza bizabafasha kugera kuri byiza byinshi mwifuza, byaba ibyo mutekereza n'ibyo mudatekereza. Bose bicaye hano imbere yanyu, bose barize, niyo mpamvu mubona bameze neza. Kwiga bituma tuba abantu bakomeye. Ntabwo meya yaba meya atarize, ntabwo gitifu yaba gitifu atarize, ntabwo pasoro yaba pasoro atarahawe ubwo bumenyi bwo mu ishuri ngo agire n'ubwo bumenyi bw'ijambo ry'Imana. Ni ikigaragaza yuko rero kwiga niyo business yanyu ya mbere iri hano mufite, kandi mugomba kwihesha agaciro, bigatuma mwiga neza mugatsinda. Ubujiriye impamvu namuzanye nuko hari ibyo yabashije kugeraho kubera ko yize. Iyo bitaba ibyo ntabwo nari kumuzana, yari kuza avuga iki? Ariko kubera yuko hari icyo yubatse mu buzima bwe, igihe yari ari hano imyaka 6 yose yiga kugira ngo azibesheho, uyu munsi yahawe ijambo kubera yuko yihesheje agaciro, kandi natwe akaduhesha agaciro. Business yanyu rero nimuyikora neza, mukiga neza, mugatsinda, ikigo cyanyu tukumva cyabaye kimwe mu bigo byabaye indashyikirwa mu gihugu, ibyo ngibyo bizaduhesha ishema, kandi ntabwo abarezi aribo batuma mu bindashyikirwa, ahubwo mwe mubifitemo uruhare rungana n'100%, kuko abarezi babaha ibyo bagomba kubaha kandi bakabafasha uko bagomba kubafasha,
ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ifasha uwifashije. Murasabwa kubaha, mukubaha abayobozi banyu, mukubaha ababyeyi banyu, kuko Imana yabahamagaye kugira ngo babafashe. Ubu tubafashe tukabashyira mu gihugu mutazabonamo umuntu mukuru n'umwe, hagashira nk'imyaka 5 cyangwa 6, dushobora kuzashiduka dusanga mutakiri uko nguko mumeze, mutakizi kwambara, mutakizi kuvuga, mutakimenya n'inzira nziza mukwiriye kunyuramo, mwaba mwarabaye abandi bantu. Ariko kubera yuko hari ababyeyi banyu mwigiraho, hari abayobozi banyu mwigiraho, niyo mpamvu muba mumeze gutya kandi mutanga icyizere cy'ejo hazaza. Nsoza rero message nabageneye nuko ubuyobozi bw'itorero bufatikanije n'ubuyobozi bw'ibigo murererwamo tuzakomeza kubaba hafi. Ntabwo tuzatezuka na rimwe kubaha indangagaciro n'ubumenyi bizabafasha kuguma mu nzira nziza izabageza ku cyerekezo cyiza itorero ryifuza ndetse n'igihugu. Tukaba tubasaba rero gukomeza gufatanya, gukomeza guha agaciro misiyo yanyu, business yanyu, ariko kwiga kubabesheje hano. Hari icyo mwumvise twashyizeho cyitwa ikigega cy'uburezi. Mwaracyumvise? Imana ishimwe. Ikigega cy'uburezi impamvu twagishyizeho ni ukugira ngo twese duhurize hamwe imbaraga, ari abanyeshuri mu rwego rwabo, ari ababyeyi, ari ubuyobozi, twese duhuze imbaraga, dushyireho ikintu kizadufasha kugera ku ntego zacu nk'uburezi buba cyangwa se bukorera mu itorero rya UEBR. Ubu twatangije iki cyumweru dusa naho tugerageza ngo turebe nimba bishoboka, ariko nyakubahwa uhagarariye komisiyo y'uburezi nk'uko wabisabye, twagize ibyiringiro tukimara kubona gahunda zose uko zateguwe muri iki cyumweru cy'uburezi, uko zagenze. Byaradutunguye kubera yuko abantu barakangutse, bakora n'ibyo tutatekerezaga. Muri ibyo bintu rero byatumye turushaho kugira icyizere, ariko kandi tugira n'imbaraga zo kuvuga ngo iki cyumweru kizahoreho kandi kizajye kiba ngarukamwaka. Nkaba rero nagira ngo nkwizeze yuko iki cyumweru kizahoraho, kandi twifuza yuko mu rwego rwo kugira ngo dusabane nk'ababatista, nk'ibigo bikorera muri UEBR, tuzarushyiraho n'amarushanwa ahuza urubyiruko. Ikigo cya Runyombyi ya mbere kigahura na Petit Seminaire bagakina imikino itandukanye, ndetse tukazashyiraho n'amarushanwa cyangwa se competition, ku buryo ikigo kizajya kiba icya mbere tuzajya tugihemba. Ibi kandi bizava ku bana cyangwa se abanyeshuri, bigere no ku barezi, tujye duhemba umurezi w'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu itorero ryacu. Tuzashyiraho kondisiyo zigomba kuba zikurikizwa kugira ngo tumenye umurezi wahize abandi mu gutanga uburere n'ubumenyi bwa kibatista. Ibi kandi bizagendana no guhemba umuyobozi cyangwa se direteri w'ikigo uzaba wahize abandi mu kwesa imihigo. Ibi bizagenda bidufasha kugenda twubaka imbaraga kandi twiyubakira n'icyizere cy'ejo hazaza mu kigega cyacu cy'uburezi cyangwa se muri komisiyo y'uburezi. Ndasaba abarezi muri hano kudufasha. Nabivuze, ariko dukeneye umusanzu wanyu, dukeneye imbaraga zanyu mu buryo bwose bushoboka, bwaba ari ubw'ibitekerezo, bwaba ari ubw'ubushobozi mufite, ndetse n'ababyeyi nabo bakadushyigikira kugira ngo tubashe kugera ku cyerekezo cyiza twifuza. Kandi ibi ngibi turabisaba n'umufatanyabikorwa wacu ari we leta kudushyigikira, kuko ntacyo twabasha kugeraho
tudafatikanije na leta, kandi leta niwo mufatanyabikorwa wacu w'imena. Ngira ngo murabizi yuko dufite uruhare rwa 50% ndetse na leta nayo ikagira 50%. Ibi rero tuzabigeraho ari uko twese nk'abafatanyabikorwa duhagurukiye rimwe tugafatikanya kugira ngo uburezi bwacu twifuza uburezi bufite ireme, uburezi butanga icyizere, umwana wacu azarinda asaza agitekereza ikigo yizemo, akimenya, akizirikana uburere n'uburezi yahawe, kandi akibuka, akihana agaciro n'abarezi bamureze ndetse n'itorero. Ibi rero twifuza yuko bizakomeza kandi rukaba urugendo rutazarangira kugeza tugeze aho twifuza kandi tugatera intambwe idasubira inyuma. Nagira ngo rero mbamenyeshe yuko twateguye ibikorwa bitandukanye byavuye nyine muri cya kigega cy'uburezi, harimo ibyo gufasha abatishoboye, harimo ibyo kwishyurira abana minerivare, harimo ibyo guhemba abana bitwaye neza, harimo ibyo kwishyurira abana school feeding kugira ngo babashe kwiga neza barya ku ishuri. Ibyo byose tubikora kugira ngo dushyigikire gahunda ya leta, kandi iyo tubikora tuba dufite impamvu tubikora. Nuko tuzi ko hari umubare munini w'abana benshi bataye ishuri kubera yuko babuze ubushobozi bubishyurira minerivare, kubera yuko babuze ubushobozi bubishyura amafaranga ya school feeding. Turavuga ngo reka noneho tugire icyo dukora, dufashe babana, dufashe ya miryango yabo, ariko kandi dufashe n'igihugu, kubera yuko twese umugozi n'umwe, ni ukugira ngo twubake igihugu cyacu gifite urubyiruko ruzima, rufite ubumenyi, rufite n'uburere. Nkaba rero nagira ngo mbere yuko nsaba abo bana turi buze kugezaho ubufasha twabageneye, nongere mbibutse ikintu kimwe. Bana bacu, turabasaba yuko mwirinda kujya mu biyobyabwenge, mwirinda kujya mu buraya, mwirinda kujya mu kunywa imogi, mwirinda ubusinzi, mwirinda za ngeso mbi zose Imana itishimira. Ntabwo tunejejwe, ntitunabishaka na gato kubona umwana urererwa mu kigo cya Kibatista ari umusinzi, atoroka ishuri akajya mu bagabo, akajya guhura na ba sugar daddy, cyangwa se akajya guhura na ba sugar mami. Ibyo bintu ntabwo tubishaka, ntitunabyifuza rwose, turabirwanije kandi tuzakomeza no kubirwanya. Turashaka umwana muzima wuzuye, ufite uburere, ufite ubumenyi, ufite n'indangagaciro z'abana b'Imana, ufite indangagaciro za Kibatista. Nkaba rero nagira ngo nsoreze aha ngaha, ariko bampa urutonde rw'abana turi buze guhemba cyangwa se turi buze kugezaho ubutumwa twabageneye. Ariko reka mbanze mpe umushyitsi wacu mukuru watugendereye uyu munsi, munyemerere tumuhe umwanya aza tusuhuze, atubwire ikimuri ku mutima, hanyuma turaza guhemba cyangwa se gutanga izi mpano kuri aba bana nyuma y'ubutumwa bwiwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Perezida wa UEBR mu gihugu, banyakubahwa bapasiteri, banyakubahwa babyeyi, barimu, barezi, namwe banyakubahwa abanyeshuri, muraho ni amahoro. Mu by'ukuri rero nanjye nishimiye kuba mbanye namwe uyu munsi. Ku batanzi, nitwa Emmanuel mu Rwanashyaka, nk'uko babibabwiye, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Ntibyoroshye kugira icyo umuntu avuga ukurikije imivugo yatambutse, ukurikije ikinamico batweretse. Ni ubuzima
busanzwe bw'ishuri, ni ubuzima busanzwe bwo mu muryango, ndetse ni n'ubuzima bw'ababyeyi bwagaragaye hano ndetse n'abarezi. Ni byinshi rero nk'uko reperezanta amaze kubivuga. Ni byiza yuko uyu munsi uhabwa agaciro kawo. Kuha agaciro ni ukugira ngo twese uko twarezwe tubavungurire kuri ubwo burere twahawe. Insanganyamatsiko iragira iti menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ni mu Migani 22 umurongo wa 6. Buriya hari bamwe batigeze bamenya uko byagenze. Buriya iyo uri umunyeshuri ugomba kugenda wiga. Buriya hari ababonye nahagaritse imodoka ku irembo bakambwira ngo ariko ngo kutinjira. Mbwira umushoferi ntibihorere babe baretse, noneho ntizamura ikirahure, ahubwo nta nubwo ndi bwongere kubavugisha. Kwari ukubera iki? Urumva nageze ku muryango mpita mbona insanganyamatsiko. Ntabwo rero ndi bwinjire iyi nsanganyamatsiko ntayanditse, kugira ngo byibuza aho nza kuba nanicaye ngo meze nyitekerezeho. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kubereka inzira mugomba kunyura nk'uko ababyeyi bayidutoje, yuko abarimu cyangwa abarezi cyangwa n'abandi baturera babidutoje. Hari icyo ibyo nari nateguye byinshi byavuzwe, ariko wenda nk'uko Jiriye yabivuze, numva nanjye nabaha ubuhamya butoya kugira ngo wumve akamaro ko kwiga. Impamvu mbivuga nuko nujya kureba uko yize ntabwo bitandukanye n'ibyanjye, ariko nta nubwo bitandukanye n'ibya buri wese. Buriya mbere na mbere, nk'uko mufite ibigo 20 hano muri Nyaruguru, mu bigo 34, icyo twifuza ni ukugira ngo za mbaraga, wa muhate wamye ugaragara mu bigo bya UEBR ugumeho. Yakashe, iyo bavuga ikashe ni ikirango. Ikirango rero ubu ngubu twabareberaho ni abana b'abahanga, abana bafite imyitwarire myiza, kandi buriya ni ikinyabupfura. Ushobora kuba umuhanga ukabura ko witwara neza, ukabura ikinyabupfura, byose bikaba birapfuye. Mu by'ukuri rero icyo twishimira ni uko uyu munsi twifuza ko namwe muba abagabo. Jiriye yigeze kuvuga ingendo za Bigugu, mpita nanjye ntekereza icyo gihe, nkeka kumenya yari nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. 2002 wari muhe mwaka? Yari mu wa kabiri. Bajyaga baza Bigugu, icyo gihe nanjye nigishaga Ibigugu. Niho nigishaga, ariko nkajya nzana abanyeshuri nkabazana hano. Uriya mu mama arabizi. Buriya niho yavuze ngo ingendo za Bigugu. Nese burya ziriya ngendo zabaga zizwi, zizirikanwa kuri iki kigero, kuko urumva twavaga Bigugu n'amaguru. Njye nari umwarimu, ariko nkavuga nti nta nubwo ari ngombwa yo gutega, kuko se nari mbuza yo gutega. Niyo ntari no kuyagira, iwacu bari kuyampa kuko ntacyo batari bafite
muri rusange, ariko tukaza hano n'amaguru tugakora ibitaramo, amasengesho akaba, tukongera tugafata inzira tugasubira Bigugu. Ubwo yabinyibukije. Ikindi nanone buriya iyo wiga ugomba gushyiraho umwete, ugashyiramo imbaraga, kandi buriya imbaraga washyiremo izo arizo zose. Yavuze yarabishakishije nyine akumva ataza mu bantu bo hasi. Iyo wiga ufite intego biragufasha, kuko ari ama application cyangwa ibyo yavumbuye, nge nta kintu navumbuye, sibyo? Ariko buriya mwamushimira kuko yabikuye hano. Namwe rero turashaka yuko muzabihakura. Murabyemera? Niho nari ngiye kugera. Buri iyo wize ufite intego, ibindi byose biraza. Ariko ni intego mu buryo butatu, kandi ibyo bintu nuramuka ubitandukanyije, nta kintu uzageraho. Uzakigeraho mu buryo butuzuye. Wenda sinzi we uko yabitondetse, ariko ngiye kubitondeka ibyo bintu bitatu. Ubundi mbere na mbere ugomba kwiga, sibyo? Ndavuga muri business zanyu nkuko represent yabivuze. Ikindi cya kabiri, ugomba gusenga, sibyo? Ikindi cya gatatu, ugomba kwidagadura. Kwidagadura mvuga nivuga ngo ni bya bintu byose ujyamo nyuma y'ishuri, nyuma y'amasengesho. Iyo ushoboye gutwara ibyo bintu bitatu, ubamwe umunyeshuri wuzuye, sibyo? Kuko iyo uvuye mu ikaye unaniwe, ukajya gukina, ukajya mu mirimo y'amaboko, ukajya no muri bya bindi byose bababwiye, bagutegetse, ukabikora neza, warangiza ukajya gusenga, nijoro urota ikizamini bucyo uri bukore. Uba wize, waruhutse, wajya gusenga mu gitondo rwose. Nuko nta banyeshuri twiganye hano. Ngewe ndi umunyagatulika, ntabwo ndi wo muri UEBR. N'icyo gihe nazanaga abanyeshuri kubera ko bose nabigishaga religion, bose nigisha Bigugu. Nuvuga ngo bose nari mbafite, baba ari abarokora aba UEBR, aba Pentecote, abaki n'abanyagatulika. Nari ndi kumwe na pasiteri Ndabariye. Noneho nge nize Kaduha. Nujya kureba Runyombyi ukareba na Kaduha, nibyo bigo bavugaga bitagerwaho, kuhagenda biruhije. Nge navaga iwacu Kivu n'amaguru, nkagenda nkajya Kaduha, kandi nta munsi n'umwe, urumva n'amaguru sinashoboraga kuhava ngo mpagere. Ariko nababwiraga nti ngewe ndahajya n'amaguru, muhundeke amafaranga nyine sinabaga nyabuze. Ariko nkabwira, kandi nta somo ngomba gutsindwa. Misa ya mbere, misa ya mu gitondo yabaga saa 12:30. Nuvuga ngo narazindukaga saa 11:50, nkaba ndabyutse ngakaraba, ngahita ndombereza kuri chapelle. N'igice zagera misa igatangira, saa 1:10 yabaga irangiye, nkamanuka nkajya muri kaminuza, nkajya mu ishuri. Byarangira bya bindi byose bavuga bikorwa muri kaminuza nkabikora. Ariko wa musaruro nashakaga nyine
ubwo nari ngiye kugaruka kuri ya ndoto nabaga navuye gusenga, nkabwira nk'abandi banyeshuri nti kandi ejo tuzabazwa iki, nijoro nyine niryamiye niruhukiye numva ntuje, nkajya kubona nk'agashapitire ko muri ekonomi nkabona karaje, bugacya nkabona mwarimu araje ari improvise nyine akabizana. Ibyo ntabwo wabigeraho utasenze, ntiwabigeraho utize, ntiwabigeraho utiyubashye. Turumvikana? Imyaka 4 yose ya kaminuza irarangira ntatsinzwe, nta somo na rimwe nsinzwe, kandi amasomo yose mfitemwe 7. Noneho ndavuga nti ya ndoto nari mfite nkagera ntishobora kubayo. Birangiye nyuma bashaka abarimu b'abasista, ngiye kumva numva umuntu arampamagaye, tese ko ufite amanota menshi mu bana banyuza aha, kuko muri kaminuza kereka mu mwaka wa 3 niho ntabaye uwa mbere mu byo nigagamo mu mbonezamubano cya sociology, niho nabaye wa 2, ariko naho byatewe n'iki? Kubera ko byose ngomba kubikora mu ndiyari ya 2006. Umupira igihe watangiraga nge najyaga murodi nkajyamo saa 11, kandi umupira uri butangire saa 2 cya saa 1:15. Kubera iki? Nari mfite intebe ngomba kwicaraho no mu kiliziya, nari mfite intebe nicaraho nta wundi wicara kuko nta wanangaga. Mu ishuri nicaraga nk'uko uyu mwana yicaye, mwarimu nyine nanjye ari nkaha ndi imbere. Ubwo rero aho ngaho icyo gihe rero mondiyari iba turi mu bizamini, nkavuga nti n'ubundi sinyisiba kuko niyo ndego ngomba kwidagadura, sibyo? Uko rero mugenda mukwepa ngo ntabwo wajya gukora isuku ngo ejo ufite ikizamini. Oya, tunganya ibyo ugomba gutunganya, numara kubitunganya ufate ikayi wiga, uzaba mu mutwe waruhutse. Ariko ibyo byose bijyana n'imbaraga abarezi bashyiramo. Barampamagaye ndagenda, ikizamini ndagikora cyanditse ndagitsinda, cya mashini ndagitsinda, bampamagara gukora interview, ariko nagiye nyine mvuga ntariho se buranda bivamo. Ariko naragiye mu bantu batubazaga bari abantu 9. None muri abo bantu 9 harimo abanyarwanda, abagande, abarundi, abanyatanzania, yumva harimo n'ababirigi nk'abangaye. Bakakubaza mu rurimi bashaka, barambaza, ngiye kumva numva ngo nzaze nigishe muri kaminuza. Ya ndoto yanjye nuvuga ngo ya ntumbero nge nari mfite yanjyanye mu ishuri, yatumye ntareba ikindi ku ruhande, sibyo? Ubwo rero nge nari mpari, nta kintu navumbuye, ntaki, ubwo nari ndimo mvuga nyine ko ibyanjye bihabanye n'ibyajiriye, sibyo? Ariko Imana yarakoze. Urumva nagiye kwigisha muri kaminuza kuva 2009, mpava umwaka ushize ubwo bari bantoriye kuyobora akarere ka Nyaruguru. Icyo nababwira rero, ubundi umwana uzi ubwenge akunda guhugurwa na se, ariko umwana w'umusekanyi ntiyemera guhanwa. Ibi ni mu Migani 13:1. Nuvuga ngo rero mwabana mwe mugomba kwemera ibyo byose bikaza mukabibamo, mugafata umurongo. Ikindi kandi buri iyo wemeye guhanwa cyangwa wemeye amabwiriza, kuko buriya n'itegeko ni igihano, kuko ritariho ntabwo abantu bakwitwara uko babonye. Icyo gihe muzanezeza abarezi banyu, muzanezeza itorero, natwe muzatunezeza nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru, kubera yuko umwana witonda nezeza se, sibyo? Naho umwana w'igicucu agatera nyina agahinda. Uze gusoma mu Migani 10:1. Ntabwo twifuza rero ko mudutera agahinda, sibyo?
turifuza ko muba abana bitonda, bagira ikinyabupfura, bafite umuhate wo kwiga, kandi abana baragaragaza n'ibibazo bahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo hari amakimbirane yo mu muryango, hari inda ziterwa abana b'abangavu, hari umwanda uba mu miryango, ndetse wenda hano mu kigo sinazengurutse ngo ndebe uko hameze. Hari imirimo ivunanye, ubwo ndabwira ku babyeyi n'abarezi bashobora gukoresha abana. Wenda hano ni ukujya mu birombe by'amabuye, kujya gutora inkwi, kujya gusoroma icyayi. Ibyo byose ntabwo byagakombye kuba biriho. Niho rero muzagira uruhare nk'abana, mukiga, mukavuzwa, mukarerwa neza, kuko iyi nzira tubereka muzasaziramo niyo itorero rishaka. Icyo dusaba abarezi n'ababyeyi ni ukugira ngo nabo ubwabo bagire uruhare mu kwereka cyangwa mu kubereka inzira muzanyuramo. Nibanze mu migani kuko nabonye ariyo nsanganyamatsiko mwari mufite, ariko nujya kureba mu migani 23:13 ndabwira ababyeyi n'abarezi n'abayobozi ngo ntukange guhana umwana, numukubita akanyafu ntazahera ko apfa. Mugende musome mu migani 23:13. Nasoza mbifuriza gutsinda, kandi ngasoza nifuriza abarezi kugira umuhate ndetse n'ubuyobozi kureba ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ikigo gishobora gutera imbere. Buriya ubufatanye ni ingenzi, kandi ubu bufatanye turabubizeza igihe cyose nk'ubuyobozi bw'akarere. Ikindi kandi hari imishinga mufite, amarushanwa bishingiye ku kigega cy'uburezi, uburyo muhuza imbaraga. Ibi ngibi byose icyo muzadukeneraho nk'umusanzu muzajya mutubwira. Buriya nanze, ariko representa wanyu muramuzi? Abana nimwe mbaza, muramuzi? Ntabwo yabibwiye, yitwa Murwanashyaka, nanjye nitwa Murwanashyaka, ariko ntabwo ari cyo tuzahurira. Ubwo rero ntacyo Murwanashyaka azasaba Murwanashyaka. Kuko iyo nza kuba nagira icyo namwima, hari ibindi bintu byinshi uyu munsi byari bihari, ariko navuze nti reka nze mbizihize. Hari ibyo perezida ya komisiyo yavuze, wenda abantu bazagomeza kubiganiraho. Hari amashuri agomba gusanwa, agomba kubakwa, ndetse n'agifite fibrosima. Ibyo byose ni imishinga miremire, ariko abantu bazagomeza kuganira barebe icyakorwa. Ndumva rero nabashimira, murakoze.